Alright, reka twongere tubasuze inshuti bakunze ibiganiro byacu hano kuri Lengo TV, kandi aho muri mwese mwumve ko tubakunda bya hatari, turabakunda, turabagalanyo. Uyu munsi rero nkuko mubizi n'ubundi ni gahunda yo kurahira ku musaza. Aha turi ni kuri stade Amahoro, niho igikorwa kiri kubera, ndetse aha ni amasaha y'amasaha 10. Reba uburyo abaturage bari bitabiriye, banze kuryama bavuga ati byanga byakunda uyu munsi tugomba kuba tuhari. Babukereye, bambaye neza, basa neza, urabona ko mu mabara yiganje hano, no kuvuga ngo ikintu uri buze gusanga kiganje cyane ni ibara rya flag y'u Rwanda cyangwa se ibendera ry'u Rwanda. Urwo ni urukundo rukomeye. Abamama babukereye, abana babukereye, buri wese ahari ari gushaka kumva umusaza wacu arahira, ndetse agakomeza n'ubundi mu nshingano ze nkuko byari bisanzwe. Uyu ni umuhango rero witabiriwe n'abakuru b'ibihugu bitandukanye, ariko ikintu cyagiye gitungurana nuko nabonye mu baturanyi bacu hano banza akantu k'ijinyori gakomeje kujya hejuru cyane, kubera ko nk'u Burundi ntago twigeze tubona hari delegation yavuyeyo, ntago twigeze tubona abantu guturuka muri Kongo kwa Tshisekedi, ibintu nk'ibyo. Ariko uko biri kose babyanga babyemera, umuhango urakomeje. Dore ukuntu ko rero byifashe hano kuri stade Amahoro, urabibona ko stade yakubise yuzuye, my dears, yakubise yuzuye. Uru ni urukundo rudasanzwe. Sinzi nimba abandi ba president cyangwa se abandi bakuru b'ibihugu bitandukanye iyo bari kubona ibintu nk'ibi nawe atifuza kuryoherwa nka gutya, kuko biragoye ko wabona igihugu abaturage bakunze umuyobozi kuri aka kagero. Biteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo ahantu abaturage bagaragaza ishyaka ryabo, ugasanga umuntu w'umubyeyi yanze kuryama saa 9 benshi bari mu nzira bagenda, kubera ko buri wese yavugaga ati Imana imfashe ntibaze kumfungiraho. Urabizi ko gahunda kwari ugufunga saa 3 kugira ngo abantu bose ushobora gusanga igihugu cyaharangiriye. Niyo mpamvu rero abinkwakuzi ntago bigeze baryama, baraza kuryama ari ukumura umuhango urangiye. Kandi icyo natwe twifuza no kubona bigenda neza, kandi turizera ko n'ubundi umusaza inshingano ziwe n'ubundi araza kuzubahiriza nk'uko yakomeje kubikora ku Banyarwanda. Ni mudatenguha, niyogere kandi nicyogere rwose. Niwe ubereye u Rwanda kandi niwe we. Rero aya makuru tuba turi kuyabagezaho. Turabizi ko hari abantu mwibereye mu rugo mutabashije kubona uburyo mwideplace mugere kuri stade Amahoro ngo murebe uko biri kugenda. So natwe rero icyo tuba tubereye hano, niyo mpamvu tuba twazindukiye kuri field kugira ngo tubagezeho updates zose, kandi byose ni rwa rukundo. Ni urukundo rero kugira ngo n'ubundi amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Nimba uyu munsi ari ubwa mbere ubanye natwe Lengo TV, please kora ka subscribe, n'ubundi ukane no kukazogera, amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Rero no kuvuga ngo uyu muhango nuko twaraye tubagejejeho updates. Hari abakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye baraye bageze hano. Twabonye Muswati n'umwami nawe waje kwitabira uyu muhango. Harimo abakuru b'ibihugu, aba vice president, aba president. Nubwo twababwiye ko nyine hari abatabashije kuhagera, ariko ntago byabujije abandi kuhagera, kuko buriya hari igihe umuntu aba afite kakantu nyine mu mutima wiwe. Ariko hari n'abandi baba babona ko ibikorwa by'umusaza ari indashyikirwa, kandi ko kumufata mu kiganza bagakorana ubumwe, ndetse bagakomezanya n'urugendo rwo guteza imbere ibihugu byabo ndetse n'u Rwanda muri rusange, aba ari igikorwa cyiza. So rero nk'uko ubibona hano, nakubwiye ngo ikintu cyitwa ibara. Nimba uri kureba hariya neza, witegereze neza, urasanga uburyo abantu baberanjije, uburyo bicaye,
hari aho uzagusanga babiceje mu mabara y'idarapo ry'igihugu. Ubwo ni uburyo bwo bita gutegura. Umutima w'urugo Claire abahari cyane, nawe uramubona mu b'imbere. Uyu ni umugore nawe w'inkwakuzi ukunda RPF koko, kandi ni n'umuntu ukunda igihugu kiwe cyane. Hano turi kugenda tubonamo abayobozi bagiye bakomakomeye cyane urabona ni abamama bameze neza, bari serious, bakuze, kandi bose umujyo ni wa wundi ni wo kuvuga ngo reka dushyigikire umusaza. Rero nuko byifashe kuri stade, nuko bimeze. Amakuru yose natwe ikintu tuhabereye no kugira ngo tugende tukugezaho updates uko zigenda zikurikirana, kandi turabakunda cyane. Mukomeze mubane n'ibiganiro byacu, mukomeze muryoherwe. Reka dukomeze tubereke uko biri kugenda, reka dukomeze tubereke amwe mu mavideo y'abaturage n'ibyo bari kugenda bavuga bifuza ku musaza, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Ibyifuzo by'abaturage murabizi birubahirizwa, n'ubundi n'umusaza ari hano kubw'abaturage. Urukundo rwiwe ku baturage nirwo rutuma buri munsi ataryama avuga ati ngiye byanga byakunda ngomba kubayobora, kandi nkabayobora neza. U Rwanda aho rumaze kugera ni intambwe nziza, ndetse n'abanyamahanga byarabayobeye bitewe n'uko umuvuduko w'iterambere urakataje. ntakubeshye, uru Rwanda rukwiriye kwanda kubera ko ni igihugu kiri standby mu buryo bw'umutekano, mu buryo bw'iterambere ho. Ibyo byo ni ibigaragarira amaso ya buri wese. Nimba uri umunyarwanda byanga byakunda urabizi, uzi aho u Rwanda rwavuye n'aho rugeze ubu, ndetse n'aho rwifuza kugera. Ibyo byose ni ibintu byo kwishimira. Niyo mpamvu rero iyo abantu bavuze ngo nyabuneka mutore ubereye u Rwanda, ni iki baba bavuga, kubera ko iyo watoye ubereye u Rwanda ntabwo umunyamahanga agera mu gihugu ngo yibaze ngo ninde uyobora hano. Byanga byakunda ahita abimenya, agahita avuga ati ni smart one, ni smart Paul Kagame, ni smart one, ni smart, kandi ni wa mugabo usohoza imihigo ye, ni wa mugabo urwanya akarengane, ni wa mugabo urwanya ruswa, ni wa mugabo ushyigikiye iterambere ry'abanyarwanda muri rusange, ni wa mugabo wifuza ko abanyarwanda babaho bishimye, ni wa mugabo urara amajoro kugira ngo igihugu gikomeze gutengamara. Kandi nibyo tumushimira, ni nayo mpamvu abanyarwanda twese tuba tuvuga tuti ntago tuzigera tukuva inyuma, kandi turi hano kugira ngo dukomeze kugushyigikira. Ibyo rero nibyo byatumye abanyarwanda bamutora ku kigero batandukanye mu kingana gutya, nyinshi zitandukanye nk'uko mubabona, ndetse ni nacyo gitumye abanyarwanda bakomeje kuvuga bati natuyobore, kuko buri wese aba afite impungenge yibaza ati ese uyu mugabo aramutse ari ku Rwanda rwagwa he? Kubera ko abantu nk'aba ntakubeshye, mu miyoborere ni abantu babaho mu binyejana, ntabwo ari ba bantu upfa gusanga ahantu hose. Niyo mpamvu rero iyo ugize amahirwe ukaba ufite intwari nk'iyi, uba ugomba kuyisigasira ndetse ukayigumana. Nayo mpamvu ubona abaturage bishimye, urukundo ni rwinshi, abamama baratamba neza, barabyina neza, ukabona ko ibyishimo biri ku mutima, ntabwo ari byo gushakisha mu by'ukuri, kubera ko buri wese azi icyakozwe kugira ngo abanyarwanda bongere bagire umunezero, bongere bajye mu bihe byiza, bongere bisuganye, bongere babe bakambara bakabirwa, bongere boge bake, bongere bamwenyura, ubone ko agatwenge kari ku matama ya buri wese. Ibi byose rero nibyo dukomeza kuvuga tuti munyarwanda aho uri, munyarwanda wese ukwiriye gushyigikira iterambere ry'u Rwanda, ukwiriye gushyigikira amahoro. Niyo mpamvu twavuga ngo RPF oye, kubera ko ibikorwa byayo
bimaze kugeza abanyarwanda ku ntambwe nziza kandi buri wese arabyishimira, ndetse dukomeza no kwifuza ko ibi bintu byakomeza, u Rwanda rugakomeza rugatengamara, u Rwanda rugakomeza rukanda nyine rukaba igihugu cy'igihangange hano muri Afurika, kaba gahugu gatoya ariko gafite isuku, gafite abaturage beza, gafite abaturage nabo bafite isuku mu mutwe, bari smart kuri buri kimwe mu iterambere, imikorere ndetse na discipline muri rusange. Uyu munsi rero umusaza mwirahira ryiwe n'ubundi gahunda ni yayindi, niyo kugira ngo arahirire abanyarwanda ku mugaragaro, abemerere ko gahunda yo kuyobora igihugu yongeye kwishira ku mutwe. Za nshingano zose, ya migabo n'imigambi yagiye higwa, avuga ati ngiye kwishyira mu bikorwa. Bantu banjye aba ari igikorwa kitoroshye, mutabona abantu baraye mu nzira bagenda mwibwire ngo ni ibintu biba byoroshye. Buriya kuba wafata indahiro nk'iyi ukayishyira ku mutwe, miliyoni zingana zitya, ukavuga uti ngewe ndarahiye ko nzitwara neza, nkabayobora neza, nkabakorera buri kimwe. Icyaba ari ikintu kidasanzwe, ndetse ntabwo ari n'ikintu buri wese arota. Kuyobora abaturage, kuyobora igihugu, especially igihugu nk'iki cyari mu kangaratete, ukagifata ukakibyimba ukakigeza aho kigeze ubu ngubu, ni ibintu byo gushyigikira cyane, ni ibintu byo kwishimira. Banyarwandakazi, aho muri mwese, buri wese ajye yigurira akantu, kubera ko mu iterambere ry'igihugu ni uruhare rw'abaturage rutuma igihugu cyubakwa. Birashoboka ko His Excellence ashobora kurahira, akarahirira gukora inshingano ziwe, ariko iyo umuturage yakunanije ntago bikunda, kuko hari abayobozi benshi bagiye bagira indahiro. Dufite urugero rwinshi rw'ibihugu duturanye, abayobozi bagiye batorwa bakora indahiro runaka, ariko kuri aka kanya murabizi imyigaragambyo iri kurara icacana mu bihugu bitandukanye hano muri Afurika ndetse no mu yindi migabane y'isi. Ni ukubera iki? Kubera ko hari igihe utorerwa inshingano nk'izi ukanazirahirira, ariko kubishyira mu bikorwa bikakunanira. Iyo utabishyize mu bikorwa, ikintu kibaho, abaturage nabo bahita bahaguruka bakakurwanya bivuye inyuma, kubera ko uba ugiye kubabera ikigwari kandi baragwaye icyizere. Rero icyo twifuriza His Excellency, nk'uko abaturage bamuha icyizere kenshi kandi nawe ntabatenguhe, turizera ko no kuri iyi nshuro tugiye kubona u Rwanda ku yindi level. Urabizi imyaka yindi ya manda yagiye ayobora yabaga ari imyaka 7, ariko ubu ngubu ni imyaka 5. Bivuga ngo havuyeho imyaka 2, kandi iyo myaka 2 nayo buriya yabaga ari achievement y'ibikorwa bigiye bitandukanye. Aka kanya reka twitege n'ubundi ibindi bidasanzwe muri iyi manda y'imyaka 5 agiye gukora. Nk'uko nagiye numva abaturage bavuga bati turifuza ko byibura n'abandi bayobozi bafatira urugero kuri His Excellency, bagatera ikirenge mu cye. Nibyo koko uyu musaza arayobora, kandi niyo mpamvu ayobokwa. So rero turifuza ko inzego z'ibanze n'abaminisita twagiye dutora nabo bagerageza bakagira ikirenge mu cy'uyu musaza, kuko ni urugero rwiza rwo kwigiraho. Ni umuntu w'icyitegererezo buri wese akwiriye kureberaho, n'abaturage niwe tureberaho, kubera ko nimba uri umugabo w'indangagaciro, abaturage turagukunda kandi tukakuyoboka. Niyo mpamvu natwe twiyemeje kudatenguha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellence Paul Kagame, tukaba twariyemeje kumukurikira kuri buri ntambwe yose, tukaba tumuri inyuma, kugira ngo akomeze aheke kino gihugu, akomeze akiyobore, akigeze aheza abanyarwanda bifuza. Turifuza ko mu myaka iri imbere rwose, muri iyi myaka 5 Imana imufashije, yamufasha akarugeza kuri byinshi, ndetse na bya bindi abanyarwanda batatekerezaga ko rwageraho, kuko turamushyigikiye kandi turamukunda, urukundo turarumuhereka
buri munsi. Rero nk'abanyarwanda muri rusange ni intambwe nziza kuri twebwe kuba uyu munsi umusaza agiye gufata idarapo ry'igihugu agashyiraho ikiganza akavuga ati njyewe ndahiriye imbere y'imbaga nyamwinshi, imbere y'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bakurikiye uyu muhango, gukurikirana ndetse no gushyira mu bikorwa buri kimwe cyose ndahiriye uyu munsi. Banyarwanda rero turakomeza tubagezeho updates z'uko biri kugenda hirya no hino, z'uko bigiye bimeze kugira ngo ntihagire ucikanwa. Ni Lengo TV kandi turabakunda cyane, we love you so much. Imana ijye baduhera umugisha kubera ko ni mwebwe mutuma tugira motivation yo gukora. So rero ujye usangiza n'inshuti zawe amakuru kuri Lengo, kuko tubafitiye amakuru meza kandi yizewe ari ku gihe, kandi buri updates yose tuba twiteguye kuyibaha. Niyo mpamvu natwe tubabwira ngo turabakunda cyane, namwe rero mudukunde, twiteguye gukora byinshi turi kumwe namwe. Mukomeze rero muryoherwe n'aya mashusho agaragara y'ibi bikorwa biri kubera hano kuri stade Amahoro bijyanye n'umuhango wo kurahira, ndetse tukomeza kubifuriza kugubwa neza. Uwiteka borohereze aho muri hose, ibyiza bibahundagareho, imigisha myinshi, ndetse aho mutorohewe Uwiteka ashiremo imiyaga. We love you so much. Njyewe rero ni Masifa, muba muri kumwe n'ubundi kuri Lengo Entertainment. We love you so much. God bless. Uratema amahoro, iterambere rirondewe, abanyarwanda bose yavuga uko imisozi igihumbi, kuko narwo gihagaye, ndabona ibibondo biseka shenge, uratema amahoro, iterambere rirondewe, abanyarwanda bose